world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Jiva Collection. Twigira ku ruganda tugakoresha. Shira hano amaboko. Shira hano amaboko. Sabari merenda. Shira hano amaboko. Hano. Yakore saa 8 z'ijoro. Sabari za nijoro kandi sabari merenda mu maso. Ngangwe nani? Ngoriza. Kura chedipo zeha. Gwinana. Zakamaro k'amazi yaragiye gukora. Ntabwo ntizi. Ntagukize. Maze ugishake nukimenya akamaro kacyo. Usaba imbabazi. Umuntu tujyana ahantu nimagaraga tuvugana n'umuntu uhita usibwa ese wasigaye kugira ngo utansinyira kwa rupapuro ye kuna mtu alikuwa ananitafuta sasa ndaza ndiruka ndavuga reka ndamurebe kisha tuonane tu après uko umutima wanjye utekereje nawe nkagira ngo urankwebye uziko ngarutana nazi ko nanahagusanga sikia ingine shida naje ndafata papier sia mu chumba Ini zile papier kutoka kwa noteri. Ure munani msazi ule kiwerewere kia kinasema mumpa mafaranga kirazifata papa. Mungu wangu. Sijui tutafanya nini. Sijui kabisa. Uzini mimi tuko. Uriya muntu ntabwo ari umusazi ibintu akora zibyari byo. Azi ibyo arimo gukora arabizi. Msazi. No. Mamita ure ni msazi. Kurya itafata ibintu by'agaciro gutyo akabi. Na kinazi, nagazi ni gaciro ki. Akinazi kabisa. Uzi nibindi? Uriya muntu mufate umwirukana hanga. By force. Niyemera akagenda. Araba ari muzima. Ariko nashaka kuguma. Araba ari umusazi. Niko bapima umuntu. Sasa Mamita. Muntu ndamubona kila siku. Fukuza imbo ayire mshenzi. Sikia. Pole. Namubona iko hapa nakula ananima namkulisha kila kitu. Sasa ni mfukuze kweli? Sasa tutafanya nini hivi? Tutafanya nini? Ko byagenda kose twasinyishije kwa noteri. Bivuze ngo ubu biri mu maboko yawe. Sikia. Noteri siko na ingine papier. Noteri ko na ingine papier. Mbere no kujya kumusaba kopi yayo. Sa. Ariko nyine arayifu. Giye ikintu kingaruye na hano bize gushaka. Ushaka tugirane ya masezerano na ya mafaranga ugomba kumaya garanti. Uva. Yo gutekera isosi. Tureje mwiye muri Suwede.
Parabira byauma rojo. Abonye. Bayikaranga. Umva uretse nakwemeza. Weho mwereke mwisuye. Urumva uri isosi yawe. Oya se. Baba. Ibindi ujya kubona nkabona ukizemo ari tuzi ngaye z'amazi. Ariko itukura bimeze neza. Aha, ntukareba. Bakumvishe. Umugumutsi bijya nkubwira rero mfatisha inyamirangi. Bayumvishe. Ndadi mubi. No mutsupa. Ndio mejuza. Era no kuri ibirungo nzani. Oya mejuza. Ntacyo. Nungo. Oya nungo bijya Gutiwa ni kuma kwa kugira ngo biza kuza byasaye. Nuko neza kwa ameze neza. Baba bose urambona. Kongiuni. Antudu. No, no. Hey. Umva ndio kugeza yewe. Niko nigire mu nzu. Umva? No gira ku gahunda yo gusonga ubugari. Umbwire, nyoni ifite imbaraga kugira ngo. Ariko pore ubugari ucucume pe. Ndagasonga pe. Shamwa ngateka. Ni mubi. Ubundi kirazira fata isosi ikanyika mu mugende. Uba kwifasha imeze nk'igikoma rova. Uretse. Baba simira. Ya bo. Kiba kirakana kibona. Ibi birusha gutuma zishiriye wangu. Akazi gakero gatera vuba gateka vuba. Ubwo rero inuza amazina y'unuza umbwire. Y'ubugari. Ari hafi nabarashi. Uretse ndabona rero uretse umbwire. Irabyaho tane ubugari mu bibumbi. Ndagusonga neza mugacucumu gakaragisha yeba. Ndaryoshe wamaya kandi. Usukuma ibyo kuzima. Okay, sawa. Ndabona inyama. Rose babonye uyu munsi ngiye kweka bitwa isosi. Yego ntujye ni isosi mwitakikananira. Weho se. Nge nanga isosi y'amazi mu buzima bwanjye. Dore kitwa isupu sha. Ya. Sabyigiye kandi. Ngo iki? Tanze sha. Tanze sha Rose. Shakire akanopfo hangaho wanze yumvira. Use ni. Dore kitwa sha. Babonye ucuzi. Oya gafata ni urugero gafata hejuru. Birashyushye nawe. Aho kujya ugira inyanda. Ndatamizwa tukunga. Oya birashyushye. Oya ye ntago cyushye. Nduka povuro. Tamira ari kwinubita. Aho. Mbisho uri kuma magufa. Oya. Nakano. Akajya ngo ndi muntu abigutekeye si we ya. Ndi mubi. Sorry Jim. Sisi wanze kureba hano. Ni bikore neza. Gamera neza. Ego singa. Sure. Zari no bize kuri tete. Tengo bize kuri. Kubaza mu buzima bwanjye narishimye pe. Sindi mama kweli. Baba guhaga yengeze sha. Numva. Kuvaza mu buzima bwanjye narishimye pe. Ntabwo nabikubwira wenda ngo byumve wenda ngo bitekereze cyangwa se bikurure ubishyire mu nyirabwenge zawe. Cyangwa se mu nyirabwenge. Nyine ngo byiyumvishe. Ntabwo mfite amagambo wenda kuba nakubwira cyangwa se nagushimira gusa ndagushimira ko wanshyize ku murongo. Ndagushimira ko wambaye hafi nkagukunda kandi nkagukunda wenyine. Ndagushimira ko watumye ntuza haje abandi abandi bakobwa. Kuba ngufite wenyine kandi nta wundi muntu ndeba ku ruhande ugenda bigushimira n'iby'agaciro kuri wowe. Ndi ku murongo kandi ndatuje pe. Ubuzima bwanjye kuva nakumenya. Hano ubwo mfite umutima wanjye gutekereza wenda kuba naguca inyuma cyangwa se ndakuba nakora ikindi kintu icyo cyose. Sambrage. Teta. Ndagukunda kandi ninguca inyuma Imana yo mu ijuru izabimpanira. Ndagukunda pe kandi umutima wanjye uratuje uri kumwe nawe. Nta ntekereza kuba najya, nta ntekereza kuba ndahandi hantu no. Ndi muri wende mu mutima wawe kandi nanjye nifuza kuzamura munsi. Katuna umutima wanjye uziraherezo sitera. Turambona. Twakwirya intoki. Niyo mpamvu ubona buri gihe muteka inyama ukazanizirana nini. Ubundi nyama urumva. Nuko mbayijisha ariko guteka pe. Cyangwa warabyigiye. Umva Rusi. Ni ukuvuga ngo
niba ino nyama imeze gutya cyangwa kimeze gutya aribo bakaranze tekeza noneho ya nyama yawe idakaranze utagiye guhaha urumva bitwajyamo tukabipfa ibindi bitagahinda koko utangiye kuzana iyihe umva hanyuma singiyi burahe niyo ngiyo ibyo ndi kukubwira nyine inyama itarinda kurangurwa itarinda gukarangwa ugendana ntibagiye kuyihaha ngo urahomba kini twapfa Timote itekere ndabona aribyo wishoboye ntabi itonde ndatuganire nabyo by'inyama zanjye n'inyizo ndamubwira akarungo gake amujyamo ibintu byinshi rero simubwire n'iriya miti yawe bajumve ntabwo twakongera akoze imiti byabaye nka gisida hari ikigoryi kimwe cyanshutse sinakikubwiye kijuti cyane bwari bwa mbere nyine uyikoresha cyangwa rusanzwe uyikoresha nyikoresha se ngembuza imbaraga yego ye tarambeshye cyasinze ninde wakubeshye ni ikigoryi cy'umukinnyi cyepfiriya cyitwa Twahirwa se we nawe mutaziranye udiaspora bwawe Mahoro rero twe inshuti yanjye ubucuti bwa nta bucuti tugifitanye nuko wanshutse nagushutse nashutswe n'icyo gicucu cy'umusinzi ukuntu bimeze ndagira ngo bose mfite 200 amafaranga babu ntayaguhaye nawe wari ufite umunwa muremure utuma ntajya gusharirirwa ntajya kuvuga ngo nko kuyapfusha ntayo wari ufite ahubwo ntacyo tugiwe rero ntarahari rero ngambye ikintu gihari reka mushake 200 cash 500 urumva noneho ibombe 500 yego noneho 500 biguye muri liquid nibirangiza tuzamara kimwe gitubana nge nawe. Hello guys, nongeye kugaruka kugira ngo tuganire kuri filime yanyu mukunda cyane yitwa Bamenya series. Bamenya series ni filime cyane mukunda kuva zamani, kuva kera cyane mukunda inkuru yayo. Rero banga ndaje kugira ngo tuganire ese koko ino episode noneho igezweho kwa Bamenya series murimo murayibona mute. Ahangaha twese turabizi neza yuko hano kwa Kanimba yari yateguye amazi yo kugira ngo ategeshe umuntu uza kuyoga hanyuma aze kubaba cyane. Sinzi ngo ninde se mwe mwabashije kumubona, muratubwira muri comment uwo mwabashije kubona. Ngewe ko nabibonye kose ahangaha yamaze gutegura amazi yari yashizemo ibintu bishobora kurya umuntu urimo kuyoga nkuko twabibonye, ariko noneho umupango we ntago wabashije kugerwaho. Mwese mwarabibonye neza yuko nyuma yuko yarateguye akayateka ahantu Bamenya yahise agendera yafata arayoga, kandi Bamenya ntago ari we cyari igipimo. Ni ukuvuga ngo igipimo cya Kanimba yari umwe muri bariya bagore, ashobore kuba yari ketchup nubwo ngewe nabashije kubibona neza. Gusa umuntu wabibonye neza aze kwandika muri comment atubwire ese wowe wabonye arinde noneho gipimo cya Kanimba, kuko Kanimba nyine nyuma yo kumenya neza yuko Bamenya ari we uwoze amazi yarababaye cyane, yumva agize agahinda, niko guhita afata umuhini ebana, nimba ari umuhini, nimba ari igihiri, nimba ari iki sinzi, ahita ahagarara ku muryango wa dushe waho Bamenya arimo arogera, aramutegereza cyane agira ngo asohoka. Yarakaye yariye karungu, niko Bamenya rero guhita asohoka. Akimara kumubona Bamenya, akimara kubona Kanimba ari hanze yanarakaye, yahise asubira muri dushe yihishe cyane. Niko Kanimba ahita avuga ati Bamenya uti sohoka hano uze ubundi nkubwire. Ahita amubaza uti ese aya mazi waba waruzi umuntu yateguriwe? Uti ntago mbizi. Waba waruzi impamvu hari undi muntu yateguriwe? Uti ntago mbizi. Bamenya rero akimara kuvuga uti ntago mbizi, niko Kanimba yasa amubwira uti okay nta kibazo, uti wowe ubitekerezeho neza cyane, numara kumumenya uti nibwo uraza kumbwira. Ku rundi ruhande kandi turongera tukabona kwande kwa Pole Jean Paul, noneho ibintu byabaye urucika, urukundo rwabaye rwinshi kuri Pole n'umugore we. Kuri Pole n'umugore we rwose yari arimo kumwitaho, yamuhaye keya cyane, aranavuga noneho kugera naho avuga ati uyu munsi ngomba kugutekera sheri, uyu munsi ngomba kwitaho nkabasha kugufata neza cyane. Ahangaha rero twese turabizi nyuma yuko nyine yamashije gukora amahano akabasha kumuca inyuma kuri kariya gakobwa gafite icyo gapfana n'umugore we, ariko yahise avuga ati ngomba noneho kwita kuri sheri wanjye kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe gishobora gutuma akeka ibintu naba niriwemo nyuma yo kugenda kumwe n'aka gakobwa. Uyu mukobwa rero nawe kuba yabonye Pole Jean Paul noneho ari kumwe na sheri we, noneho barimo kuganira, ahise yibaza koko mana yanjye
uti ni gute noneho umugabo ashobora kuba avuye kuri njyewe maze kumuhereza hanyuma akaba noneho yasubiye no kuri mukuru wanjye ashaka nanone nawe kugira ngo amuhe. Abagabo ni feke cyane. We yumvaga yuko nyine yaba yamutsindiye, nta bindi bintu bishobora gutuma atekereza umugore we. Ahangaha niko yahise afata umwanzuro avuga ati ngomba gukora uko nshoboye kose nkabukora buri kimwe kugira ngo in case nzajya amuhereza ntazigere yongera gutekereza umugore we, ari njyewe azajya atekereza njyenyine gusa tuzamenya ese koko bizagenda bite, bizakunda cyane bizakunda. Nk'uko muri kubibona ibyo ari byo byose uno mukobwa arashaka kuzagira iki, kuzahekura mukuru we, arashaka kuzahekura mukuru we kuko mwese uko murimo kubibona nta kindi agamije. Ahangaha rero Paul Jean Paul yari yafashe decision yo kugenda agatekera umugore we akamuha care cyane rwose. Niko rero gutegura bateka inyama imeze neza, amaze guteka inyama imeze neza hanyuma bakora n'ubugari. Ahangaha rero Paul Jean Paul yari yashyushye cyane avuga ati ngomba kwita ku mugore wanjye, niho yarimo gukoresha imbaraga cyane n'umuvuduko wihuse cyane arimo kubikora neza. Hanyuma akora ubugari bumeze neza bujyana mu nzu, abwira mugenzi we uti zana ubu izo nyama wamaze gutegura. Mugenzi we akimara kuzizana n'umuvuduko mwinshi aba arasitaye azimenye hasi. Ese koko Paul namara kubimenya biraza kugenda bite? Iraza kuba ari intambara ikomeye cyane. Ahangaha kandi nanone muribuka neza yuko kwa Tukuwote ibintu nibicika. Tukuwote nyuma yuko imitungo bamaze kuyimwaka Aizi, uriya mukobwa ngo ni Aizi, indaya ihabara yabashije kuzana muri iriya kampani yiwe ya Kamagani. Ubu ngubu noneho byakomeye.